Sinakoze ko katapira n'ikiburyi ibase ndi mwana bari mu kazi kubera usundi mwana kukiwamurukanye iminsi ibiri yose irashize sinzi n'impamvu batari banansa kureza umukozi amakamurate umukozi katubwira wihaye umukozi nako nta n'ubwo ari n'umukozi ni na zamu noneho papa nimba yakwica igihumbi ahita yirukana umukobwa wenda akurahiye so ni ibiki nari ndimo ubundi natekerezaga iki njya kwemera so nari ndi mu kibuye nari no mu itabi ryayo igisebo ibintu ndabikizwa n'iki nakundi nyine nemera urwaje ndurwane ndashaka uko mbigenza birangiye ayandi mahitamo mfite kuko kunya mutamu no mu rugo ndi kuvugisha hashize iminsi ibiri ntanagera muri saro ikimoro n'ikibi basi yaza kuba ari n'umuhungu muzima tari zamu bwagukunda yego gukunda sinari nakunze cyane nari nasaze Kati. Sekunde waje kwenda twano hanze no gutekereza ibiki. cyaheze Esho. yeah I'm sure Umeze neza? Urebye nyine meze Kati vejemeje kuvugana na papa. papa Papa nyine. amubwiye iki Kati gideka nagundi umwana nkawe. Kuri ubu gukora iki gusa. Ese watekerezaga iki? sisi byarancitse Sisi byarancitse. Are you idiot or lazy girl? nje gusinzi Katapila. Umujinya untera mba numva nakuzingisha ugasanga so. ngo sisi oya mbabarira basi Nago nshaka kunsebya hano mu Rwanda. sisi please Nicyo waje kumarira hano? oya Nini biriwe mu mahoro. okay sisi basi sorry Sisi basori. Nasori nshaka kongera kumva amagambo yawe. Again, ntayo nshaka kumva. Niba udashaka ngo nkuzingire ugende muri USA. please I said don't tell me I beg another once. Sibyo? ese angoriza ngo ako mbabarira winyoherezanya Ujye gukorera amafuti. Ntabwo wari uyobeye ko neza igiye kunsebya. Cyo wari ukiza. Ese Katapireka nkubaze. Yuramuka utewe inda. Umukozi meme nakoza mu mukozi wafite ikindi cyubahiro zamu. sisi
sisi seriye nyine nanjye ubwanjye ntabwo nzi ibintu nari ndimo pe sinzi uko byaje nisanze byabaye pe kwanza urabutse gusubira muri kampani kurikirana amasomo kampani nayo icungira basi kinege mbabarira igihano wakizamo nicyo gikomeye tekereza ninjya kubibwira umubyeyi okay sawa sibe okay nashyize sibe kampani ndayireka ako mbabarira nibwira dadi niwe kibazo nyine wenda ngo ziba idiot sisi basi wambabarira sisi nabuje wanshaka ko kuyo utaza kumbwira rero se ariko uvuge cyane ntabwo ndi kukumva ikibazo cy'urusaku rwinshi jyamo kumuri wagireka kunsetsa koko cyanda wa musigo nasana neza ariko iyo ngutya nayo ivanemo mabuje harantikishije sinabaye keza ariko icyo kijipo nakiza kugikuramo sinambaye n'agapira keza kakandi wanjye wagabanya hanyuma se ibiryo byashize mu nkono ngebwe ntabwo ndi kuvuga ukuntu ibiryo byashize nyine hahandi tubireka katapira wananiwe no gukontorora sitoke icyiza cyawe nako ubugoryi bwawe ni mu bahungu tu umuhungu mushyashya wuje ugomba kumumenya umuhungu mushyashya yinjiye mu gipangu cyacu ugomba kumumenya mbese nyine cyarashitse gema kumari niki kigura ni amafaranga ufite ari agashakoshi ejo navanye ku kazi okay ndaza kubikurebera ndumva utamenya ikarita nshaka kugutumiye ari ndaza kubikurebera turaza kujyana kuri shop mabuja nitujya guhaha ngure n'akandi kajipo keza nye nzaza nambara kageze hano sibyo yamba kumari nta kibazo ngo genda merci usigaye uzi n'igifaransa ko narumva koko mpamagarira shoferi aza tujyane simane mfashe nawe mbere papa ntabwo we noneho ntabukira yanjye muri ibyo wabwiye nabyo bitaba ikibazo wicare hano ese nahicara uragira ngo nicare he bisubira nzi kuri mu nzu basi byose ugabaniriza umushatsi wese ubona uko ngiye ntabwo ari ngombwa kwicara mu nzu nyine si uko igihe wahereye mwinjira kuva n'imvura ngo mbwira ikintu wabaye nta n'ubwo ushobora kubimbwira nyine hari ibintu umuntu nyine biba byacanze umuntu nyine kugira ngo umuntu abivuge tu urumva utabimbwira ngo mushiki wawe
so kubikubwira nyine nta kosa ririmo ako nyine hari igihe biba byacanze umuntu kugira ngo nyine ngabikubwire. Okay, stay safe. Never call me your sister because I shoot you. No sister basi ndakwinjiza nyine. Shanyine nyine sister urumva nyine ni ibintu nyine biba byatumye umutima w'umuntu uremera urumva Nabindi. mwana natandukanye na girlfriend wanjye nyine ibyo bintu byatumye mva muri salo nyine nizira kwicarira ahangaha nibyo byanteye no kugira ngo ntekereze cyane so rero nta kindi kintu kibyishimo. Sure. That's probably. Asubundi bro wanyeretse ifoto y'uwo mukobwa namureba. Umva ushaka kuyibona Nyine mumureke ndebe icyo kirari cyagusajije. What? Sheila. Sheila ze bwo muzenye gute? ese ubwo urumva kuba nziranye nawe birenze kuba nziranye nawe urumva birenze Nise Sheila uri mwashwanye. Sheila kuno muzi ntabwo mwashwa. sereka nkubuze Mbaza. ni gute wambwiye ko Sheila wambwira ko Sheila mutaziranye kandi umbwira ngo uramuzi aha ngaha mukweretse ku ifoto. Ase bro utarinze kungora kuko abakobwa bose muziranye njye nzagenda mu bitugudu menye ngo uyakundana na musaza wanjye. Nongeye nabikubajije kenshi cyane umbwira ko mutaziranye ndibaza impamvu Nta n'ukuntu utamuzi rwose mbabari. Njye ndashaka kumenya impamvu wameshe ko mutaziranye kandi mweretse ifoto kambera ko muzi. Ase umubwire kanga igibundi yagendeye hano ejo bundi ntabwo yari hano ntabwo wamubonye se. Ntawe nigeze mbona Ubwo nyine story ntabwo bizakora. ahubwo se we ni gutagera aha ngaha atigeze amamagara. Ni inshuti yanjye. Niba ari umukunzi Wewe wawe se. kuki wameshe ko mutaziranye nese we ntigeze abikubwira. Bro hari ikintu utari kumva rero nawe rero nugiye kunshangira. Ntabyo nshobora kumva utabimbwiye sinzi rero ibindi bintu uri gushaka ko numva. Mbabarira rwose na reba abakobwa bose 10. Ese ubu namenya ko na Sheila wagezeyo ra. Ubwo nawe yari afite ibyo aje kuneka aha ngaha. Wakumvise. Sinshobora kubyumva ko ashobora kuza mu rugo atigeze ambwira ko yaje. Okay, gaho tubyihorere. Umunsi umwe ugashira undi wa kabiri ugashira atigeze amamagara ko yahageze. Ahubwo No, ntunguwe no kubona ko mweretse ifoto nkabona murazi. Ya, ndamuzi. Cyane ahubwo birenze nuko wasanga umuzi. Mwari mufite ibyo muri gupanga. Nawamenya. Electric nturagenda. Shana ndagenda nyine mwandi kuvugana na bro. Shana ko nari mbonye nsigaye muri salo njyenyine ndavuga turugo mwarumpayemo. Oya, sasa hano. Okay, noneho kanisubirire. Ni inshuti yanjye. Aho uzagize ugira inshuti zari zo zose upfa gutunduza naha ngaha mu rugo. Cyaranyobeye. Nese inshuti kuza kuko wowe ntabwo inshuti zaza kugusura. Njye ntabwo abantu bose byari ngombwa ngo mbazane mu rugo. Kanijyande umujinya wawe ugumane. Shambo warebye stati za Tricky. Wapi? Akusoma kuri. Yavuye wese isi. Ego shawurirengagiza. Ejo buri ntabwo rero nabwiye ko twavuye muri party yo kumwakira. Wapi sha? None se ahubwo tumusure ryari? Shabe urabizi rwose sinajya iwabo. Urabizi zirandimi bavuga. Sinjya nzimenye. Kandi bizi neza ko nawe wisaga ku bantu bose indimi zose bavuga. Babarira.
uri kumvanga nawe none se pati mwe mwagiyemo niyo kungakira avuye USA cyangwa ni UG ni USA oh ntabwo nabimenye nayo naraye nyine umva ariko nyine yarahindutse be igose naramurebye ndavuga ati ni wowe cyangwa gusa yarantunguye mana we yarakeye yarahindutse nibyo mwana krime yarahindura abantu ntabwo nabitinda narumiwe nase mvuga ati cyakoze cyane ambaze nazo mfite za mu Rwanda tu shawangana nabi ntabwo ari ukumwangarira kumva mfite akazi kenshi nawe burawo nese ubwo bivuze ngo kuva yahava hano se oya twaravuganye nigeze kuvugana nawe cyakoze yarakumbajije mubwira ko umeze neza nyine arambwatisha nawe ndamukumva ahubwo nibagiye kubikubwira gusa nyine dupange tugende kumusura musura se seriye tujyemo nyine dupange tugende gusa nyine nyuma y'akazi kuko ndabona ntari binyeretse mbese subiza ko mba nibiri hano home okay nta kibazo tuzaba ufite time uzamubwire tujye kurya show ndabizi nakumbuye umunwa wacu ndumva yewe ndakwiyamye gusa ariko namubona cyo nzi cyo zatungura ariko nyuma numva nabirenze injwe nese ko ugenda nkabona uragarutse nk'ibisanzwe cyangwa no kutabona igihe kirekire shana nuko nyine namara igihe kirekire asanga ariyo mpamvu kureba igihe yari amaze shabo nyine mbonye yagiyemo agatinda yabindi ubundi uriya yibera mu cyangwa ariko ndashaka ko tujya Canada nyine tugapanga trip yo kujya Canada turi batatu muri neza turi batatu kwikofi yanjye yawe shana nzashyiraho iyanjye oya woza hey baby kumutungoye mana yanjye mugisohoreza abo ndizira ko ariyo kintu muriho shawuranga sorezo nakajini kinje shawuranungu shamani warasaze kweli usko bijya bincanga rigenge nibaza niba naravukanye n'abasazi agiye kumuzana icyo ko wese wagiye asema bari sibe yagiye kuzanira umva umunwa we no wahambere ntabwo ujye uburana nawe washirase ndabona iki ganyu urabibona ese kuwamo sha neza wowe se katapi ngareba mbawarira urajya ko nananutse mva ese shimuzira amazi ashushe mu amazi shayi majoro amazi se wacu nayo nasize mva nashize musomero ko muri pate bo imba ikintu cyane Enjoy. simbix welcome cyangwa shera sigaye gutyo arasa ntubibona shira naragowe ntubibona shabu narimba kumbe nawe mwabyumva ntabwo ubizi ako nyine cyane cyane katapira uzi umunwa wawe njya gukumbura pe kandi ejo nimwe muri kumwe pati sha tuba turi kumwe ariko ko umunwa wiwe sha ako tricky eni uri umwana mubi bugute ni gute ngewe wifata ukaza nundamamaga mbwiye ngo naratashye sha sorry pe ntabwo gusa usobanuriye nari nabwiye katapira katapira na shira bahurira mumbaniza nyine byaciyeho nyine urabyumva inshuti ni yesu oya bu ntukavuge gutyo none se ko uyu mubana nane namubwiye nawe siko yakubwiye okay nanjye mujye mumagaragaga ari we nshaka mbirekere oya ariko nese siko bimbwiye nyine ni katapira wacishije mu message ubwo nanjye nzaye mamagara njye gaga urabizi iti kurya nyine bijye rishira ubwo bifu yanjye kugira ngo ishire ndabizi sawa ntarwanye nirebe oya arabizi ako shira urashya koko wamupostinze indese zabagabo zawe nako nizaba exida sura muracya kona kati umpaze gake tongera kunzamura isukari uvuze gutyo uranyibutse ariko wumve shira umve ngo ni nakurakariye bimwe bibi ikimbabaje nuko nakurakariye nafashe umwanzuro wo kuza hano ntabwo twikise kandi harahiye it's a first time to see you katapira avuze ngo iki
Katapira ariko nayo Imana ni umusazi abashaka kunza muri sukari gusa wowe wapostinze n'umujama twakundana gato uwo wita umujama umusaza wanjye ngo umusaza wawe uwo mukunda nako ex kundaye buryo uramwibagiwe ndumva waje kunyinira filime ariko mukinira filime ne ex Rukundo. wawe rukundo nyine ni umusaza wanjye warya ari akumva ngo byanunguye nanjye kuva ryarize ese mwana namwe ntabwo mubizi nubwo ari na ex wanjye ariko ni iki cyawe he's still my boyfriend sure gusa siko wabifata ntabwo nibyo uko bifata nta nubwo nzi nuko abimenya ahubwo gusa wumve ngo byambabaje uziko amaze 2 days atarya kuyirirwa areba za masheyira cyakora natunguwe nzi ko nigeze mbona bro na rimwe mu mafoto yawe sha sinzi tu ese hari igihe mwazaga mu rugo nawe natunguwe kuba narebye ifoto arambwira ngo ndakuzi biranshanga siko mwazaga mu rugo sinzi gusa nyine ibyo tubyihorere bo gusa anyway cyari umuntu nabuze zamuse gusa ntabwo zamubaje gute mu kanwa kawe idiot reka ibyo tubyihorere nabazaga Diane Diane arahari arize menya ari mu cyumba ahubwo reka njya kumubarira sibyo okay nari so wafayitse byashoboka ko ari hari so baby nakubeshye Thomas kabisa ni ngukumbuye ariko anyway nanjye ntarashobora wabaye bize oya subizi ino kampani mu Rwanda nyine abari kumbaza raporo zose rero birumvikana nyine siko katapira tinze ubu nakwamiye ibyumba nyine hasi ubundi si bari hano iyo bari mu cyumba so wabasangayo nkaba nkurekeye ama office yawe sha wajya ugabanya kanagenda